Muraho neza, uyu munsi turi Kicukiro mu Kagarama ku Muyange, aho tubafitiye inzu iri kugurishwa, iri muri quartier nziza, n'inzu nziza. Nitukubwira ngo turi Kicukiro mu Kagarama, ubyumve ko ari quartier nziza cyane iri gutera imbere cyane yitwa Muyange. Iyi nzu tubazaniye uyu munsi ni nziza cyane, ninkubwira ko ari nziza hano Kicukiro mu Kagarama ku Muyange, ni quartier iri gutera imbere. Uko iyi nzu tubazaniye iri ku muhanda wa kaburimbo, ni inzu nini iri ahantu heza, inzu wakodesha ikakunjiriza miliyoni ku kwezi, washyiramo ibikoresho ikaba yanakodeshwa 200,000 kuko ni kadasiteri nziza nini ifite amadizayini meza cyane. Ni inzu nziza nyine nini, irangana gute? Nkuko twakomeje tubibabwira, ni inzu nziza pe, ifite ibyumba 4, dushe 3, salo nziza, igikoni mu nzu, parking yajyamo imodoka 4 ndetse n'igikari cyiza. Tugiye kugenda rero tuyibereka muri detaye, muri bwa budasa bwacu. Turahera hanze twinjiremo imbere, tugende tubereka ubwiza bwayo kuva kuri parking kuza kugenda kugera mu cyumba, byose turabibereka. Tubahaye ikaze tuyibereke. Nkuko twabibabwiye, iyi nzu iri muri quartier nziza, urabona ko ari inzu nziza. Tugiye kuyibereka buri detaye duhereye kuri iki gice cy'inyuma. Iki gice cyayo cy'inyuma turahera kuri iyi gate nziza iriho amadizayini meza, ariko ikintu cya mbere cyo kubereka nuko iri muri quartier nziza, nimukangwe n'aka gahanda k'igitaka. No kuvuga ngo hari ahagarukiye kaburimbo, n'izi dare tubona batangiye gushyiraho mu gihe gitoya. Kaburimbo naho igiye kujya igenda ikazenguruka ikagera hariya. Ubwo kandi ikindi gitanga ubwiza ni inkingi ziri hano kuri gate kuzamuka. Ntago ari gate gusa, ni design. Urabona ko ari gate isa neza cyane. Ahangaha noneho tukagiraho urugi rwo kuri gate rwiza cyane rukomeye, narwo rutanga ikaze hano kuri iyi parking. Iyi parking yajyamo imodoka zingahe? Iyi parking nkuko mubibona ni parking nini kandi ngari. Iyi parking ishobora kujyamo imodoka 4 ziparitse neza. Urabona ko ari parking yubakishije amapave meza. Ni parking nziza cyane nkuko ubibona, ibiva hano turi ikagenda ikagera hara hirya. Nanga ushobora kuhaparika imodoka 4 ntoya zishobora kujyamo, ariko ufite n'amajipe manini nk'ama taxi L hashobora kujyamo 3 aparitse neza cyane. Inzu yacu rero nayo ifite design nziza, iragaragara neza. Ni inzu nyine ifite design, ndagira ngo duhagare muri rwa ruhande noneho tuyibereke neza, tubereke design yayo, tubereke ubwiza bwayo. Wabibonye ifite amarangi meza cyane, n'amatara ni meza. Ni inzu nyine igaragara neza rwose nkuko uri kubibona. Turakomeza rero tuvuye kuri iyi design nziza, hari umuryango usohoka hanze. Ni inzu nyine ubona ikosoye, imeze neza cyane. Reka dukomereze no ku bindi bice biyigize. Tumaze kubereka parking. Iyi nzu kandi izengurutswe n'indabo nziza, amabuye meza asa neza ajyanye n'amarangi ariho. Ikindi kandi hano hari urugi ushobora gucamo utifuza guca imbere ya salo cyangwa se guca muri salo mu gihe watumye umuntu udashaka ko ibintu byawe bigaragara. Turaza gukomeza hano kuri terasi. Hano tuhafite terasi nziza ifiteho amakaro meza afite ibara ryiza naryo rijyanye n'amarangi ari ku nzu. Iyi terase kandi ni nini, ni ngari, kandi nayo izengurutswe n'indabo zisa neza. Tutibagiwe iki gikuta kiri hano. Iki gikuta kiri hano murabona ko gisa neza. Murabona ntasa neza mpagaze hano, nawe ushobora gusa neza uri muri iyi nzu. Turaza gukomeza. Tukiva kuri terase tugiye gukomeza tubereke ibindi bice bigize iyi nzu. Turahera muri salo. Mbere yo kwinjira muri salo, reka tubanze tuvuge kuri uru rugi rukinze iyi nzu. Uru rugi ni runini, rukozwe mu cyuma n'ikirahure cyiza. Ni urugi nyine rugari hano hose. Urabona ko iyo urugi rukinze gutya ari runini, ari rugari, ni byiza cyane kuko birakorohera kuba wakwinjiza intebe, birakorohera kubona urumuri ruhagije. Kandi n'urugi narwo nyine urarubona, ni urugi rwo ku nzu rusa neza. Hejuru dufiteho amakostara, itara ryiza hano. Urabibona yuko ari byiza cyane. Karibu wereke abakiriya bacu iyi salo noneho y'agatangaza, urebe kuntu ari salo nziza. Bahaye ikaze muri salo. Iyi salo nk'uko mubibona ni salo ngari. Salo ngari ikora iki? Salo ngari ushobora kuyiterekamo intebe zawe, ukaba ufite umwanya munini, imeza yawe
icyo ushaka cyose. Ahangaha kandi tukagira igikuta cyagenewe gushyiraho televiziyo yawe. Urabona ko ari umwanya munini ushobora kujyaho televiziyo uko yari ingana kose. Iyi salo yacu kandi ifite amatara meza, parafo nziza, tutibagiwe irangi ririmo. Irangi ririmo rishobora guhanagurwa igihe icyo ari cyo cyose, igihe ubona handuye kandi byoroshye. Reka dukomeze. Arakoze cyane. Reka noneho dukomereze muri iyi saramanje, nabwo tumwakire abereka iyi saramanje irimo hano amakaro meza. Bene aya makaro ari muri iyi nzu ni amwe ya original, ntabwo ajya ncuya kandi aba akomeye ku buryo adashobora gusatuka. Rero tuvuye kuri iyo saro, ereka noneho abakiriya bacu iki gice cya saramanje nacyo cyiza kandi kinini. Aha turi muri saramanje. Saramanje murabona yuko nayo ni ngari, ishobora kujyamo intebe ndetse n'ameza kandi ukaba ufite umwanya ukwiye kandi uhagije. Iyi saramanje ifite nayo itara ryiza ritanga urumuri ruhagije ndetse rusa neza. Tutibagiwe design y'iyi lavabo. Iyi lavabo murayibona ni lavabo nziza iriho tiruwari hano, ushobora kubikamo ama eswitu, ama eswime wakifashisha umaze koga intoki zawe. Ahangaha kandi hari n'idirishya ritanga urumuri ruhagije. Idirishya ubona ko ari rigari pe. Iyi saramanje ni nziza. Wabibonye buri gice cyose kigize iyi nzu kari cyiza, yaba ari kuva hasi yaba ari kugera hejuru, iyi nzu ni nziza. Noneho ahangaha tuhafite igikoni. Hari igikoni cyiza nyine gikwiranye no kuba kiri muri iyi nzu. Ndakwibutsa ko iyi nzu irimo iragurishwa, iri hano Kicukiro mu Kagarama muri ya quartier nziza ya Muyange. Noneho hano hari igikoni. Vayibereke noneho kino gikoni kiri mu bice ngewe nakunze cyane kuri iyi nzu kuko ni igikoni cyiza cyane. Iki gikoni nk'uko mubibona, iki gikoni kirimo amabara meza, kirimo utubati twiza twinshi duhagije, kirimo utubati dukoze neza. Murabona ko hano hariho ibirahure, nk'uko nabibabwiye harimo amarangi meza ajyanye y'umweru n'umukara. Ikindi kandi hano hari umwanya wa kwiziniyeri aha mpagaze, tukagira kandi hano umwanya ujyamo firigo yawe. Tutibagiwe lavabo iri hano ikoreshejwe ibikoresho bigezweho kandi bisa neza. Ubona ko ari igikoni nyine kinini cyiza, hejuru noneho gifiteho n'itara ryiza cyane. Nyine urabona ko ni igikoni gisa neza cyane. Si iki gikoni kinini gusa, ubwo nk'abantu baba bakeneye guteka, urabibona ko gifite utubati twiza. Dufite noneho n'igikari kirimo na cya gikoni abantu bikundira agasombe batekeraho ibintu by'amakara, kiriho ikigega. Ngwino tubereke n'iki gikari burya ari kinini. Ukigera hano muri iki gikari, ikintu cya mbere uhita ubona nuko dufite hano ama annex. Haruguru hariya kuri ariya ama annex, ndagira ngo mbanze mbereke kuntu inzu yubatse mu buryo bwiza. Kare twababwiye ko dufite hano umuryango ushobora nk'igihe wa muntu dufasha imirimo avuye guhaha, ntabwo ari ngombwa kaca muri salo ahita anyura hano. Ariko ubwo hano tuhafite toilette yo hanze nayo nziza, ubona ko nyine babyitayeho. Ubundi inzu nyinshi usanga zifite toilette imeze ukuntu, ariko urabona iyo hasi kari sawa. Ubwo hejuru tutareze gusubira inyuma, hari ikigega kinini cyiza gifiteho na pompe. Ni ukuvuga ngo izi pompe nazo zirateguye. Nakubwiye ngo iyi ni ya nzu nziza ushobora kuza ugahita ujyamo ugahita utura. Hanyuma ahangaha hari inzu y'umukozi, cya gikoni nababwiraga gitekerwaho ibintu by'amakara. Ahangaha noneho hano hakaba na stock. Ahangaha hakaba ni lavabo yo kogerezamo igihe ushaka kogereza hanze. Ahangaha kuri uru ruhande hakaba aho kumesera. Wabonye ko ari igikari nacyo cyiza. Reka tubinjize mu nzu noneho tubereke ibyumba bigiye bigize iyi nzu. Tumaze kubereka bimwe mu bice bigize iyi nzu, ari byo salo, igikoni cyo mu nzu, dining ndetse n'igikari. Tujye gukomereza mu byumba, mbibutsa ko ibyumba ni 4 ndetse na dushe 3. Tujye gukomereza mu cyumba cya mbere. Tutaragera mu cyumba cya mbere, murabona ko inzugi zigize iyi nzu ni nziza. Ni inzugi zisa neza, ni inzugi ubona zifite design nziza. Turakomeza mu cyumba. Iki cyumba murabona ko ari kinini, ni kigari, ushobora guterekamo igitanda cyawe. Ntabwo uzirirwa uzana garderobe kuko garderobe nayo irimo. Iyi garderobe murabona ko ni nini, ushobora kuyishyiramo imyenda yawe. Ni garderobe ihagije. Hano ifite n'amatiruwari.
ni icyumba cyiza pe, ni icyumba gifite irangi ryiza ryoroshye guhanagura, ni icyumba kirimo parafo nziza ndetse n'itara ryiza. Turakomeza muri iyi dushe yacu. Dushe ni iyi ngiyi, dushe ubona ko isa neza, irimo ibikoresho bigezweho kandi byiza. Iyi dushe kandi ishobora gukoreshwa n'abantu bari muri salo, abashyitsi, nk'uko kiriya cyumba nacyo ushobora kugikoresha ari icy'abashyitsi. Turakomeza mu bindi byumba. Tumaze kubereka icyumba cya mbere cy'abashyitsi, urakibonye ko ari icyumba cyiza, kandi iyi nzu buri cyumba cyose kirimo garde-robe. Tugiye gukomereza kuri uru ruhande, hari ibyumba bitatu, kimwe ushobora kugira icy'abana b'abahungu, ikindi ushobora kugira icy'abana b'abakobwa, bigahurira kuri dushe. Hakaba hari n'ikindi cyumba noneho cya chambre principale. Tubanze turebe ibyo bibiri, turagaruka twinjira no muri chambre principale. Karibu akomeza abereke. Ni karibu bereke ibindi byumba bigize iyi nzu. Tutaragera kuri ibyo byumba, hano nshaka kubereka ko hari umuryango ujya mu gikari. Uyu muryango nawo ushobora kuwukoresha udashaka kunyura muri salo. Dukomeze mu kindi cyumba. Iki ni icyumba cya kabiri. Nk'uko twabibabwiye, buri cyumba kirimo garde-robe nini kandi nziza zisa neza. Iki cyumba nacyo wagishyiramo igitanda cyawe, ni icyumba gisa neza, kiriho irangi ryiza ndetse n'itara ryiza. Turakomeza mu cyumba cya gatatu. Ni iki ngiki icyumba cya gatatu. Icyumba cya gatatu nacyo nk'uko mukibona ni kinini, nacyo gifite garde-robe, ni icyumba gisa neza, kirimo irangi ryiza, urugi rwiza, parafo nziza ndetse n'itara ryiza. Kambereke dushe ikoreshwa n'ibi byumba. Dushe nayo ni iyi ngiyi. Nk'uko nakomeje mbibabwira, dushe ziri aha zifite ibikoresho byiza bya originali kandi bisa neza. Ni dushe ubona ko ari ngari, ni dushe ubona ko imeze neza kandi ikeye. Turaza gukomereza mu cyumba principal. Kamikazi arakoze kutwereka ibi byumba bibiri. Noneho tugiye muri ya chambre principale, ya yindi isobanura ubwiza bw'inzu rwose. Chambre principale, iki gice cyose cy'inyuma ni cya chambre principale. Karibu ukomeze wereka abantu iki cyumba cyiza kiri muri iyi nzu. Ni karibu. Nk'uko mugenzi wanjye abibabwiye, iyi ni chambre principale. Chambre principale yacu imeze iti. Chambre principale ni nini cyane, ni ngari, isa neza, irimo spotlight, irimo parafo, irimo itara ryiza, irimo kositara ziguha umuyaga, irimo irangi ryiza. Nk'uko nakomeje mbibabwira, iyi nzu ifite amarangi yoroshye guhanagura. Iyi nzu kandi, iki cyumba chambre principale, harimo utubati tunini kandi twiza, dufiteho amarangi ajyanye n'andi marangi asize muri iyi nzu. Nk'uko nakomeje mbibabwira, iki cyumba kandi gikora kuri terasi. Kamikazi urakoze kutwereka bino byumba bibiri, wabonye ko ari ibyumba byiza. Akarusho, buri cyumba cyose kirimo garde-robe, kirimo parafo ya gypsum, ni kinini, igitanda cya kabiri kuri kabiri cyajyamo. Yewe iyi nzu rwose ni perfect ku bintu byose. Tugiye noneho muri ya chambre principale imwe nziza, noneho tuboneramo ubwiza bw'inzu. Chambre principale iki gice cyose ni icyayo. Reka dutangire abereke iyi chambre principale. Dukomeze mbereke master room cyangwa se chambre principale. Turaza guhera muri dushe ya chambre principale. Ni dushe ubona ko ari ngari, yisanzuye, irimo umwanya munini, irimo ibikoresho byiza kandi bigezweho, irimo lavabo nziza, irimo akabati keza kariho miruwari, ikagira kandi urugi rwiza, amakaro meza arimo, parafo nziza ndetse n'itara. Turakomeza mu cyumba. Chambre principale ni iyi ngiyi. Murabona ko ari chambre itandukanye n'izindi zose. Irimo nayo garde-robe yayo nini cyane kuruta izindi, kuko ni chambre principale. Irimo parafo nziza, spotlight nyinshi ndetse n'itara ryiza, n'amakaro meza tutayibagiwe. Ifite kandi umwihariko wo gukora ahangaha kuri terasi. Ntabwo iyi ntuzu yerekanye kumbeshya. Arakoze Kamikazi, amaze gutwereka bino byumba uko ari bitatu. Murabibonye neza guhera ku cyumba cy'umushyitsi, ibi bibiri murabibonye ko ari ibyumba binini kandi byiza. Akarusho, ibi byumba buri cyumba cyose kirimo garde-robe
cyumba cyose cyajyamo igitanda cya 2x2, kuva hasi ku makaro ni meza, hejuru gypsum mwabibonye. Noneho ubu tugiye kujya mu cyumba principal, cya cyumba kigaragaza ubwiza bw'inzu. Gumane natwe tugende tukwereka buri kintu cyose. Tuguhaye ikaze muri chambre principal. Ikaze muri chambre principal y'iyi nzu. Turahera muri douche ariyo principal. Murabona ko ni douche nini. Ni douche irimo ibikoresho byinshi kandi byiza. Ibikoresho bigezweho, ibikoresho ubona ko bisa neza kandi bijyanye n'iyi nzu. Harimo kandi lavabo nziza, lavabo ubona ko hariho amatiruwari hano. Tutibagiwe miruwari y'iyi lavabo, hariho utubati ushobora kubikamo ibikoresho byawe wakoresha muri douche. Turakomereza muri master room. Master room cyangwa se chambre principale bitewe n'uko uyita ni iyi ngiyi. Murabona ko ni chambre nini, ni chambre nayo ifite garde-robe yayo nini kuruta izindi zose, kuko of course ni chambre principale. Chambre principale yacu nk'uko mubibona ni chambre isa neza, ifitemo plafond nziza, spotlight nyinshi ziguha urumuri ruhagije, itara rinini ryiza, harimo n'irangi ryiza ryoroshye kuba warihanagura. Turakomeza kuri terasi. Iki cyumba gifite umwihariko wo gukora kuri terasi. Terase ni iyi ngiyi, hariho umwanya munini ushobora kuba uhagazeho ukaba ureba nk'abana bawe bari gukinira hano hanze. Ni ahantu hasa neza, murabona inkingi ziriho zifite design nziza, hariho amarangi meza, hariho n'itara ryiza. Turakomeza. Murakoze mwebwe twabanye mu gihe twaberekaga iyi nzu nziza. Reka mugenzi wanjye abibutse ibice bigize. Iyi nzu igizwe n'ibice bitandukanye nk'uko mwabibonye guturuka hanze. Irimo ibyumba 4, toilette 3, salo mwayibonye ni nziza, salle à manger ni nziza, n'ibyumba buri cyumba cyose kirimo garde-robe. Iri hano Kicukiro mu Kagarama ku Muyange ku muhanda wa kaburimbo. Irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 200 zirimo n'ibiganiro. Nabikubwiye iyi nzu uramutse uyiguze ishobora kwinjiza miliyoni nta gikoresho na kimwe ushyizemo, ikinjiza amafaranga meza. Mbere yuko rero dusoza iyi video, ndagira ngo uze kureba neza, ndagushyiriraho agace ka nyuma kagaragaza iyi quartier ino nzu yubatsemo. Nakuze kukareba, urabona ko ari quartier nziza. Njyewe nitwa Patrick Ruhima, nanjye nitwa Kamikazi Rwema. Urakoze. nitwe twaberekaga iyi nzu, tuhaye ikaze.